Aramutse twongere dushimire umwami wacu Imana yacu kubw'iki gitondo cy'umugisha yongeye kuduha. Iringiye ko mumeze neza, aramukanye amahoro ndetse n'imigisha y'Imana. Reka muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo kubara. Turasoma duhereye ku gice cya 21, tuhere ku murongo wa 4. Igitabo cyo kubara igice 21 umurongo wa 4 biravuga ngo, bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bashyikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nawe bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi? Uwiteka yohereza mu butayu, Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha ko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Abisirayeli barahaguruka babamba amahema muri Oboti. Dusomye kugeza ku murongo wa 10. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko mu gitabo cya Yosuwa ibice 5 umurongo wa 6 avuga ko Abisirayeli bazereye mu butayu mu gihe kingana n'imyaka 40. Kuko Abisirayeli bazereye imyaka 40 mu butayu, kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye muri Egiputa zishiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yari yarabarahiye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeraniye ba sekuruza babo kukibaha, ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki. Ahangaha biragaragaza ko imyaka 40 yabashiriho bakiri mu butayu bazenguruka. Iyo urebye amateka neza ukuntu agaragara, wenda urugendo rwo kuva muri Egiputa ujya muri Isirayeli, nubwo wenda rugoranye kurugenda n'amaguru bitewe n'ubutayu bagomba kwambukiranya, ariko mu by'ukuri rwakagorana, ntabwo aba bantu bagombaga kurugenda imyaka 40 yose, kubera ko n'urugendo bashobora kugenda n'igihe kitageze ku kwezi bakaba barurangiza, cyangwa se bakarugenda ukwezi rukaba rwarangira, biterwa wenda. Ariko ari abantu bahambiriye imizigo yabo biteguye kugenda, ni urugendo rugoranye ariko nanone abantu bakora, ariko rutagera mu myaka 40. Afite intege wenda bakoresha ukwezi, bakoresha amezi 2, bakoresha amezi 3. Afite intege nke cyane wenda bagenda baruhuka, ariko mu by'ukuri ntabwo byagera muri imyaka yose. Ariko Uwiteka yashimye ko Abisirayeli barukora imyaka 40. Iyo bahagurukaga ahantu hamwe, hari ubwo bongeraga bakahisanga nyuma y'imyaka runaka. Aho bari igihe runaka bakabona nanone niho bisanze. Bivuze ngo bagenda ibizigo bazenguruka, ariko bakongera bakisubiramo.
Kubera ko Uwiteka ari we wari wayoboye bano bantu, birivuga ko imbere yabo habaga hari inkingi y'igicu bayoboye, aho igicu cyerekeraga nabo niho bajyaga. Iyo cyahagararaga nabo bagahagarara, ariko cyagenda nabo bakagenda. Bivuze ngo nta mahitamo bari bafite usibye gukurikira ibyo igicu cyakoraga. Cyahahagarara kikamara umwanya munini cyangwa se imyaka, nabo bamaraga icyo gihe. Cyahagarara umwanya muto kikongera kikagenda, nabo baragikurikiraga. Bivuze ngo nta mahitamo Abisirayeli bari bafite, si bo babihisemo mu by'ukuri kugenda bizengurukamo binyuramo, ahubwo Imana ubwayo niyo yabishatse kandi niyo wayoboye urugendo rumeze gutyo. Bivuze ngo hari ikintu cyari kiri ku mutima w'Imana cyatumye Imana iyobora Abisirayeli muri buno buryo. Abantu babaye muri Egiputa aribo basekuruza babo, babaye mu bucakara imyaka igera muri 400. Babaye mu bucakara bwa Farawo, babaye mu bucakara bwa Egiputa imyaka 400. Ubucakara bivuze ngo nta gihe bigeze bakora ibiri mu bushake bwabo. Bakoraga ibitari mu bushake bwabo kandi mu by'ukuri nta cyari cyoroshye cyari kirimo. Barakubitwaga, baracunaguzwaga, nta burenganzira bari bafite. Uburenganzira bwose bwari bufitwe n'uwari ubafite muri ubwo buretwa. Bahoraga batakira Imana, bahoraga barira, bahoraga batakamba, ariko Imana irabihorera iraceceka. Imyaka 400 irashira bari mu maboko atari ayabo. Kubera iki? Kubera ko Imana niko yasezeranije Aburahamu atarapfa. Iyo dusubiye mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 15, umurongo wa 13 aravuga ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Niko birivuze. Aya magambo Imana yabwiye Aburahamu ryari? Ni kera cyane Aburahamu atarabona n'urubyaro. Yari ataranaba Aburahamu, yari akiri Aburahamu, Imana yari itaramuhindurira izina. Ni kera cyane. Ibi ngibi Imana ayibwiye Aburahamu. Amagambo rero twasomye, Imana yari gusohoza ibyo yavugiye mu kanwa kayo ubwo yabwiraga Aburahamu ko urubyaro rwe ruzaba abashyitsi, ruzaba baretwa mu gihugu kitari icyabo, kandi icyo gihugu bazakimaramo imyaka 400. Rero amagambo twasomye mu kubara aragaragaza Abisirayeli noneho bari kuva muri cya gihugu bamazemo imyaka 400 ari abacakara, bari mu gihugu kitari icyabo. Rero Imana ntiyakunze ko urugendo rwo kuva muri Egiputa bajya muri Isirayeli barukora igihe gitoya nk'uko rungana, nk'uko byari bikwiye, ahubwo Imana yarakomeje irabazengurutsa mu butayu kugeza ya myaka 40 ishize bashiriyeho. Imana yari iri kumwe nabo, ntabwo yabataye ngo barorongotane bonyine, ahubwo Imana iri kumwe nabo. Cyerekana ko Imana iri kumwe nabo ko nta muntu wiciwe n'inzara mu butayu. Ni mu butayu, nta mazi ahari, nta byo kurya bihari, yewe nta buzima buri mu butayu, ariko babayeho, ntibapfuye, ntibishwe n'inzara, ntibishwe n'umwuma, babonye amazi mu butayu. Nta n'imyenda yasaziyeho, nta n'inkweto zacikiyeho, yewe Imana iri kumwe nabo. Ariko irabishima, igendana nabo, imyaka 40 irashira. Ushobora kwibaza ngo niki Imana yashakaga ku Bisirayeli kubagendesha mu butayu ku izuba ryinshi cyane, ku bushyuhe bwinshi hejuru cyane?
iyo myaka 40. Ikindi iyo usomye neza amateka yabo usanga muri iyi myaka 40 abantu bose bavuye mu gihugu cya Egiputa bose barapfuye, bose uko bangana barapfuye. Bivuze ngo abantu babashije kwinjira mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani ni iyindi generasiyo nshya itarigeze imenya ubushakara bwo muri Egiputa, iyindi generasiyo nshya itarambutse inyanja itukura, generasiyo nshya yavukiye mu butayu, ubuzima bushya. Abantu bavuye mu gihugu cya Egiputa ni abantu bari bamenyereye kubaho mu bucakara, ni abantu bari bamenyereye kubaho mu bucakara kubera ko barubayemo imyaka myinshi cyane. Abantu imyumvire yabo yari yarakoronejwe, bumva ko ubuzima ari uko bumera, bumva ko ubuzima ari uko bumeze. Bivuze ngo ni abantu batagombaga guhinduka, ntibashoboraga no guhinduka. Bari barabaye ibyangwe, bari barabaye abantu bamenyereye ubuzima nk'ubwo ngubwo. Imana yari yarabivuze rero ko batazigera babona kiriya gihugu, kubera ko imitima yabo yari imitima yangiritse mu buryo idashobora guhinduka. Ibazengurutsa muri bwa butayu mpaka generasiyo yavuye muri Egiputa yose irimbutse igashira. Imaze kurimbuka igashira rero, abari bafite imyaka isa naho koko babayeho uhereye mu gihe cy'ubutayu, bene abo nibo Imana yambukije ibambutsa Yorodani ibageza mu gihugu cy'isezerano. Abo ngabo barimo Kalebu ndetse na Yosuwa, bari bajyanye nabo abatasi 10 bagiye gutata cya gihugu. Abo ngabo nibo bambutse Imana iba cya gihugu cy'isezerano, cya gihe Imana, cya kindi Imana yasezeranije Aburahamu ikambwira ngo iki gihugu nzagiha urubyaro rwawe. Igihe cyari kigeze kugira ngo rya jambo Imana yabwiye Aburahamu ikarivuga n'akanwa kayo irisohoze. Bivuze ngo yarisohoje hasize imyaka ingahe? Yarishohoje hasize imyaka myinshi cyane, yari imyaka iri hejuru ya 500, yari imyaka myinshi cyane. Icyo twabona hano ni uko ijambo ry'Imana rishobora gutinda, ariko niba tuzi ko ari iry'Imana kuko warivuze ryanze kunze ntizahera, ahubwo rizasohora. Imana igihugu yasezeranije Aburahamu ikagisezeranya urubyaro rwe, icyo gihe rwari rutaranabaho, icyo gihe Aburahamu ntiyari afite n'ibyiringiro ko ruzabaho. Turabona Imana ibisohoza, isohoza ibyo yavuze. Abisirayeli batavukiye muri Egiputa barambuka bajya mu gihugu cy'isezerano. Reka dusubire inyuma gatoya ku magambo twasomye. Bakiri mu butayu biravuga ngo bagenze urugendo rugoye, bararuha cyane. Bamaze kuruha batangira kwitotomba, binubira Imana ndetse binubira na Mose. Umurongo wa 5 uravuga ngo 21, kubara 21 umurongo wa 5 ngo abantu bavuga Imana na Mose nabi, bati mwagutwura iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika, zirabarya abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa.
abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha ko twavuze Uwiteka nabi nawe nabi, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Baritotombye batuka Imana batuka Mose, Uwiteka bateza inzoka z'ubusabwe butwika zitangira kubarya zirabaruma, bamwe batangira gupfa kubera bwa busabwe bwa za nzoka. Baratakamba noneho basanga Mose, turakwinginze twakoze ishyano, genda utwingingire Imana, Uwiteka umwinginge rwose turebe ko yadukuramo izi nzoka. Batekerezaga ko Uwiteka nabakuramo inzoka baroroherwa kandi bagakira. Rero uyu ni wari umutima w'abantu nyine bavuye muri Egiputa. Bari bamenyereye kwidoga, bari bamenyereye ko ubuzima bwo kwitotomba. Ndibaza hano ngo nta mitsima tubonera mu butayu, ariko nkibaza ngo ese ko batapfuye? Niba nta byo kurya bari bafite kuki batapfuye? Ariko kubera ko imitima yabo yari inangiye, ndetse Uwiteka yari yarihiye ko kubera imitima yabo koko batazinjira mu gihugu cy'isezerano, kuko kutizera kwabo, kubera ko imitima yabo ntiyashoboraga kwizera Uwiteka, niyo mpamvu Imana yabatinije mu butayu kugira ngo abantu nk'aba bashire. Isomo twakwigiramo hano ni ikintu gikomeye cyane. Aha ngaha twahabonamo kuvuka ubwa kabiri. Kuba Imana yararetse abambere bagashira, hakavuka bashya, Uwiteka akaba ari we yinjiza mu gihugu cy'isezerano. Aha ngaha biravuga kuvuka ubwa kabiri. Wa muntu wacu wa kera yarasajishijwe. Iyo ni kamere yacu. Kamere yacu ntishobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Wa muntu wacu wa kera ntashobora kubona Imana. Wa muntu wacu wa kera ntashobora kubona ibyiza Imana yamuteguriye. Ahubwo wa wundi mushya, bwa kuvuka ubwa kabiri, uwo nguwo niwe uzabona Imana. Uwo nguwo niwe uzabana n'Imana ubuziraherezo. Uwo nguwo niwe uzabaho Imana yamuteguriye. Hano hantu rero turabona Abisirayeli baribwa n'inzoka kubera kuvuga Imana nabi ndetse na Mose. Mose arabasabira, ariko Imana ntiyabasubiza nk'uko bifuzaga. Ahubwo Imana yabwiye Mose ati genda ucure inzoka imeze nk'izo zabarumye, uyimanike ku giti cy'ibendera hejuru, hanyuma ubabwire ngo uyirebaho wese arakira. Uyirebaho wese arakira. Imana ntiyabakuyemo inzoka, ahubwo yabwiye Mose ngo acure inzoka imeze nk'izo, ayimanike, hanyuma ubura amaso akayireba arakira. Bari basabye nabi, niyo mpamvu Imana itabasubije nk'uko basabye. Rimwe na rimwe turasaba tugasaba nabi, niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana itadusubiza nk'uko twayisabye. Idusubiza nk'Imana kandi ikadusubiza ibyo ibona bifite umumaro, yaduhesha n'amahoro arambye. Mose yaragiye arayicura ayimanika, ariko hano tuhabona imigabane ibiri. Byanze bikunze sintekereza ko bose babaye amaso ngo barebe kuri ya nzoka Mose yamanitse. Hari ababikoze, hari n'abatarabikoze. Icyo nzi cyo ni uko ababikoze bakize. Ntibakize kubera ko inzoka zagiye, ahubwo bakize kubera ko bakoze ibyo Imana yavugishije akanwa kayo. Hari abandi bakomeje kureba inzoka hasi, ariko abandi ntibita ku biri hasi, ahubwo bita ku biri hejuru. Ibi ngibi bisobanuye kwizera. Aha ngaha harimo agakiza. Hari abantu batekereza ko mu by'ukuri ibintu bizatungana mu gihe nta byaha bikibonaho, ariko siko Imana yateguye agakiza. Ahubwo abubura amaso bakareba hejuru. Bivuze ngo witegereze umwana akamwizera niwe Kristo, uwo nguwo niwe ubasha kubona ubugingo buhoraho.
Ntabwo ubona ubugingo buhoraho ari utakimenyaho ikibi cyangwa se ari utakibonaho ikibi n'amaso ye, ahubwo nyir'ubugingo buhoraho ni wa wundi wubuye amaso akareba umwana w'Imana abambye ku musaraba. Inzoka yamanitswe mu butayu cyari igishushanyo cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu gitabo cya Yohana ibice 3 bivuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Rero Yesu ntiyabonetse kiriya gihe gusa abambwa, ahubwo Yesu Kristo ni uwa kera, ni uw'abatubanjirije kandi ni uw'abazadukurikira. Ubuzima bw'umwuka ni iki butubwira? Butwereka ko kugira ngo tubone ubugingo, tugire amahoro arambye mu mitima yacu, tubashe gukira ibyaha, nuko tubeshwa no kwizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abakolosayi, Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 aravuga ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Biravuga ngo tujye doza amaso y'imitima, tujye doza imitima yacu ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Nk'uko Abisirayeli bamwe bakomeje kureba ibiri hasi arizo za nzoka ziri kubaruma, ntibirite ku biri hejuru, abo ngabo batakaje ubugingo bwabo, batakaje ubuzima bwabo, barapfuye ntibabayeho. Ariko abatarakomeje kwita ku biri hasi bakita ku biri hejuru, abo ngabo nibo barokoye ubugingo bwabo. Ese twe turahitamo iki? Imitima yacu tuyikomeze ku biri hasi, twakoze ibyaha, dore nacumuye, dore nakoze ibi n'ibi, dore simeze neza, dore sintunganye. Ese dukomeze twite kuri ibyo? Twitaye kuri ibyo nta gihe na kimwe tuzasanga dufite ubugingo. Ariko imitima yacu tuyishyize ku biri hejuru, ari we Kristo, ari wo musaraba, nk'uko biri tubwira ngo ubugingo bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana. Icyo gihe nicyo gihe tugira kwizera ko koko twabonye ubugingo binyuze mu gitambo kizima cya Yesu Kristo. Nicyo kiduhesha ibyiringiro ko nta rubanza rw'ibyaha ruturiho, kubera ko twitaye ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Twirebyeho nta gihe na kimwe twabona dutunganye, ariko turebye Kristo twabona iminsi yose dutunganye. Niringiye ko tutakwita ku biri hasi, ahubwo twatwita ku biri hejuru. Reka twe kwita kuri za nzoka ziri hasi, ahubwo twite kuri Yesu Kristo uri ku musaraba. Twe kwita ku byaha byacu by'uno munsi, ahubwo twite kuri Yesu Kristo ubambye ku musaraba, tubone ko muri we harimo ubugingo bwacu buri, tubone ko muri we harimo ubwami bw'Imana bwacu bwose buhishwe, tubone ko muri we aricyo gihe dushobora kubana n'Imana ubuziraherezo. Reka dushime Imana kubw'ineza yayo. Imana turagushimye, tugushimiye kubw'ubugingo waduhaye muri Kristo. Tugushimiye ko ibyaha byacu byose wabyirengeje kubw'umusaraba we. Tugushimiye ko ubugingo bwacu bishanywe na Kristo mu Mana. Mwami warakoze kubw'igikorwa wadukoreye. Kubw'icyo gikorwa tukaba dufite ubugingo, kandi tukaba dufite ibyiringiro bizima kandi bidahinduka. Turagushimye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.